Bakunzi ba televiziyo mfata ikiganza nongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe. Ngiye muri kubona nitwa Patrick Ntigurirwa nkaba ndi umusaleziyani muto wa Don Bosco nkaba mba hano i Kabgayi. Uyu munsi nk'ijambo ry'umugoroba ndi bubagezeho modi soir, ndaza kwibanda ku ijambo rivuga ubufatanye. Ubufatanye ni iki? Ese bushobora kutumarira iki mu mibereho yacu ya buri munsi? Ndatangirira ku nkuru imwe nshaka yuko dutega amatwi tuzirikana neza icyo ishaka kutubwira. Mu gihugu kimwe habayemo inzara ikomeye, hanyuma hari abagabo batatu b'abanyabwenge. Abo bagabo batatu bicara hamwe bagira ngo barebe ese twakora iki kugira ngo iyi nzara yateye mu gihugu ibashe kuba yarangira. Mu kwigira inama kwabo ndetse no mu buhanga bwabo bari bafite ntibyabakundiye. Baje rero gutembera baganira, baza kugera ahantu hari umusozi ndetse baza gusangamo muri uwo musozi zahabu nyinshi cyane. Babonye izo zahabu bigira inama yo kuzicukura kuko byari bibaye nk'urugendo rwiza bari bahuye narwo ko kugira ngo bateze imbere igihugu cyabo n'imibereho muri rusange. Nuko muri abo batatu rero bigira inama yuko bacukura izo zahabu kugira ngo bazigurishe bakire iyo nzara yari yateye muri icyo gihugu. Niko kwigira inama bati reka dutume umwe ajye kutuzanira ibyo kurya, twe babiri dusigare ducukura kugira ngo aze gusanga twarangije. Mu gihe umwe yari agiye kubazanira icyo kubafungura, niko kuza kujya ku ruhande baravuga ati se izi zahabu tuzigabanye turi batatu ziraza, buri muntu wese araza gufata nkeya. Niko kwigira inama ati reka uriya naza tumwice hanyuma izi zahabu tuzigabane turi babiri. Agezeyo nawe aravuga ati ese ndamutse nzifashe njyenyine si byaba ari ingirakamaro kurusha uko twazigabana turi batatu? Nawe ubwiwe apanga gahunda yo kugira ngo abo babiri abice. Niko gufata uburozi abushyira mu biryo arangije arabazanira. Akihagera babandi kuko bari bacuze umugambi wo kumwica baramwica. Barangije kumwica baravuga ati dukoze akazi gakomeye, reka tubanze dufungure natwe kugira ngo tubashe gucukura, dukomeze ducukure zahabu mu bisanzwe. Barangije rero bakirya ibyo biryo yari yabiroze nabo barapfa. Ni ukuvuga ngo nta n'umwe wigeze acyura izo zahabu. Bitewe n'iki? N'ubugome n'ishyari buri wese yari yagiriye mugenzi we ashaka kwikubira kugira ngo bibe ibyiwe wenyine. Iyi nkuru bagejejeho rero iri kuvuga ku bijyanye n'uburyo dushobora gukorera hamwe muri gurupe, ariko kubera ishyari, kubera gushaka kwikubira, kubera kwikunda cyane bigatuma byica bya migambi yose myiza twari twarafatiye hamwe nka gurupe. Rubyiruko munteze amatwi kandi muri kundeba kuri Mfata Ikiganza TV, nabagiraga inama yo kwibumbira hamwe ariko tugatsinda cyane izo ngeso mbi z'ishyari, kwikubira, kwikunda bikabije ndetse no gushakisha ibyo tutavunikiye. Dushyire hamwe dukore kandi twiteze imbere, ndetse bizadufasha kubaka ejo heza ndetse no kubaka igihugu muri rusange. Hari ibintu bitatu bishobora kudufasha ndetse dushobora no kungukira mu bufatanye bwacu twese dushyize hamwe. Harimo kuganira tukungurana ibitekerezo hamwe mu itsinda rimwe, bishobora gutuma ibitekerezo twatanganye biramuka bishobora kudufasha kandi bikatugirira akamaro. Icya kabiri ni ukumva ko turi hamwe. Kumva ko turi hamwe bizadufasha kugera ku cyo twiyemeje kandi kinini. Buri inzozi zacu, inzozi twihaye tuzigereho vuba kandi byoroshye kuko tuzaba dusenyera umugozi umwe. Abishyize hamwe Imana irabasanga. Na Yezu yaravuze ati babiri cyangwa batatu cyangwa bateraniye hamwe mba ndi hagati yabo. Dushyire hamwe rero kandi duteze imbere ubufatanye, twibumbira hamwe kugira ngo tugere ku ntego yacu ndetse Imana izadufashamo. Nasozaga mbifuriza kwiyumvamo ubushobozi kuko turashoboye nk'abajene kandi nitwe mbaraga z'igihugu ndetse nitwe mbaraga z'imiryango yacu. Twese hamwe dufatanye, twiteze imbere, dushyire hamwe kandi Imana izadufasha. Njye wabagezaga iki kiganiro ndabashimiye
kandi mbashimiye uburyo mugomeje kwitwara muri ibi bihe bitoroshye byo kwirinda COVID-19. Twubahiriza amategeko, dukaraba intoki, twambara agapfukamunwa kandi duhana intera. Ibyo byose bizaturinda, biturindira ubuzima muri iki gihe kitoroshye cyo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Ndabashimiye, amahoro y'Imana bane namwe.